abantu benshi bumvise amajwi atandukanye ariko abaganisha muri rwo. Kibukije Petero ko hari ijwi yari yumvise, inkoko. Petero yumvise ijwi ry'isake, yibuka ko iryo jwi ryari ryigeze kuvugana nawe, kuba amaso no kwirinda ibihe agiye kwinjiramo. Biratubwira ngo yumvise ijwi ry'inkoko, yirukanka vuba ajya kurira no gutangira kwicuza cyangwa kwihana icyaha cye. Haleluya, haleluya. Ukwiriye kumenya ijwi uvugana naryo, ukwiriye kumenya imbuzi Imana yohereje ku buzima bwawe ngo ikurinde kumanuka muri rwa rwobo kandi kurinde inkota irimbura. Ayo majwi ya Satani anyuze mu nshuti, anyuze mu bibazo urimo gucamo, anyuze mu bigeragezo, hanyuma ukenere kumva ijwi ry'umukunzi wawe, ijwi ry'umuremyi wawe, ijwi ry'uwakushyizeho nawe avugane nawe. Kristo, iki gitondo cyiza ndagushimye, umpaye igihe cyo kuvuga ijambo ryawe. Turabizi niko ijambo ryawe rivuga, watugiriye ubuntu bwo kutwegurira ubwiru bwawe, amabanga y'ubwami bwawe urayatumenyesha, utumenyesha imvugo yawe, utumenyesha ukuri kwawe, uduha Mwuka Wera ngo atwigishe ku manywa na nijoro. Turagushimye ko watwihishuriye Mwana. Iki gitondo ndagira ngo ukore umurimo udasanzwe hagati mu bugingo bwanjye, mpinduke igikoresho ku bantu bose banteze amatwi, abazanyumva, abarimo kunyumva. Umurimo wawe ukorerwe mu mitima yabo. Nta bushobozi, nta mbaraga umwana w'umuntu yahagararamo ngo yigishe undi byawe, ariko wadusigiye Mwuka Wera wo gukora uwo murimo. Tumuhaye ikaze, turamwemereye, kandi niko bikwiriye, duciye bugufi. Mwuka Wera kora umurimo hagati mu mitima y'abantu bawe, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Pastor Kayijuka Emmanuel, ndi umugaragu w'Imana, umwana w'Imana. Mfashe uyu mwanya kwigisha ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero dusangire iri jambo rivuga ngo hari ijwi wumva. Hari ijwi wumva. Tuzakomeza kugenda tubyagura, kuko nzi neza ko umuntu wese aho ari, umuntu wese wujuje ubumuntu, hari ijwi aba yumva. Haleluya. Mu majwi rero menshi habamo ijwi rikomeye, ijwi ry'Imana isumba byose. Mu gihe tuzaba turimo kuvuga iri jambo, tuzagenda dusobanura imvugo y'Imana, imvugo y'Imana, ijwi ry'Imana mu majwi menshi, n'uburyo Imana ivugana n'abantu. Kandi buri muntu wese, waba ukijijwe, waba udakijijwe, ariko uri umuntu waremwe n'Imana, hari ijwi wumva uritandukanye n'andi majwi. Urimenye, bizagufasha kurisobanukirwa, bizaguhesha umugisha, bizakurinda, bizagushoboza. Hano mu gitabo cya Yobu, ibice 33, duhereye ku murongo wa 14, ndasoma umurongo wa 14, usome n'umurongo wa 17 n'uwa 18. Haravuga ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri, nubwo umuntu atabyitaho. Umurongo wa 17, kugira ngo ibuze umuntu imigambi ye, ngo imaremo umuntu ubwibone bwe buhishwe. Umurongo wa 8, kugira ngo irinde
kugira ngo arindwe rwa rwobo no kubaho kwe kukarindwa kurimburwa n'inkota. Haleluya! Uyu wavuze muri iki gitabo cya Yobu ni umwe mu bajyanama bigishije Yobu mu gihe yari ari mu bibazo, ndetse afatwa nk'umujyanama wagiye inama y'akamaro cyangwa se wigishije ibintu by'ubwenge mu bigisha basuye Yobu igihe yari arwaye. Ni umwe mu ntangarugero wigishije ibintu byari bifite ubusobanuro kuruta abandi bigisha basuye Yobu mu burwayi bwe. Uyu rero yigishije ku ijwi ry'Imana, nanjye ari ryo jwi nshaka kwigishaho agace ka mbere, ariko nkazongera gukomeza kubivugaho n'ikindi gihe uko nzakomeza guhagarara imbere yanyu. Haleluya! Ijwi ry'Imana niwo mugambi Imana yaturemeye, nicyo kiduhuza n'Imana, kumenya ijwi ryayo. Ntabwo Imana izakwiyereka ngo uyibone mu ishusho y'igihagararo, ariko Imana izavugana nawe, izakwigisha ivugo yayo, izakwigisha ijwi ryayo. Uko uzatinda ushaka kurirobanura n'andi majwi, uko uzatinda usobanukirwa imvugo y'Imana, bizakurinda. Haleluya! Aravuze ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri. Ndashaka kuvuga ku mvugo y'Imana y'uburyo butatu, ijwi ry'Imana mu buryo butatu. Uyu yavuze imvugo y'Imana ku gice, ku byiciro bibiri, rimwe cyangwa kabiri, ariko tuzareba nanone imvugo y'Imana mu buryo bwa gatatu. Haleluya! Kugira ngo usobanukirwe gutandukanya imvugo y'Imana n'andi majwi, bizakugirira umumaro. Aravuze ngo Imana iravuga rimwe, kabiri cyangwa gatatu. Kuki Imana ivuga? Niki gitumye Imana ivuga? Kugira ngo ibuze umuntu imigambi ye mibi. Haleluya! Niko kuri 17 havuze, kugira ngo ibuze umuntu imigambi ye mibi. Akenshi imvugo y'Imana yibanda, umugambi w'Imana utinda cyane kukubuza umuntu imigambi ye mibi. Haleluya! Umurimo w'Imana ku isi, umurimo w'Imana mu bantu, igice kinini ni ukubuza umuntu imigambi ye mibi. Kuko iyo umuntu amaze kubuzwa imigambi mibi akabishobora, ibindi byose arabigenewe. Haleluya! Ibindi byose arabigenewe. Amahirwe twarayagenewe, kubaho neza twarabigenewe, kurya no kunywa no kwambara byateguwe mbere yuko turemwa. Ibidukikije byose Imana yabiremeye umuntu, kandi mu mahoro menshi no mu munezero. Ariko niki gitumye tugowe? Niki gitumye duhora mu ngorane, mu bibazo, mu marira? Akaga kavahe, imibabaro yacu vahe? Iva mu guteshuka mu Imana yaturemeye, tukinjira mu migambi mibi, tugatangira guhura n'ingaruka z'imigambi mibi y'umwana w'umuntu. Imana iziko namaze gutsinda imigambi mibi ikomoka ku mwanzi, ku mwami w'ibibi ari we Satani, ubundi ubuzima bwanjye bwakishimira ko nabayeho, bwakishimira ko naremwe, kuko ni nawo umugambi w'Imana. Haleluya! Kenshi rero ijwi ry'Imana rizavugana n'umwana w'umuntu, rivugana n'umwana w'umuntu hagamijwe kumubuza imigambi ye mibi. Haleluya!
imigambi ye mibi, kugira ngo imurinde ubugingo bwe kumanuka bujya muri rwa rwobo. ni ukuvuga imigambi mibi iyo imaze kugushobora, iyo imaze kugutsinda, ijwi rikubuza imigambi mibi utaryitayeho, aranditse ku murongo wa 8 ngo uzamanuka ujya muri rwa rwobo. Ariko imvugo y'Imana irashaka kukubuza imigambi mibi kugira ngo utazamanuka ujya muri rwa rwobo. Haleluya. Kandi urindwe kurimburwa n'inkota. Icyo ni Imana ibigambiriye iyo tubuza imigambi mibi. Imvugo y'Imana rero ivugana natwe mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere, Imana ivuganira n'umuntu mu bitekerezo bye cyangwa mu byiyumviro. Nta muntu n'umwe uriho muzima wujuje ubumuntu Imana itavugana nawe. Nicyo gituma nta muntu wigisha undi ngo menye icyaha, ngo icyaha ni iki, ngo ikibi ni iki ngiki. Ahubwo umuntu ijwi ry'Imana rihora ku buzima bwe rimubwira ngo ukoze nabi, hano ukoze neza, hano ukoze nabi. Yaba umuntu yaba hari ubibona cyangwa ntawe ubirebye, byaba bikorewe mu rwihisho cyangwa ahagaragara. Ariko umurimo w'Imana, ijwi ry'Imana ku muntu rimumenyesha amasaha yose, igihe cyose, mu byiyumviro bye ko akoze neza cyangwa akoze nabi. Yesu nashimwe. Ukoze neza cyangwa ukoze nabi, mu bitekerezo byawe ntabwo Imana izabura kuhavuganira nawe. Mu kazi ukora, iyo ubikoze neza urabizi, iyo ubikoze nabi urabizi, iyo utekereje neza urabizi, iyo utekereje nabi urabizi. Haleluya. Nta muntu n'umwe utazumvira ijwi, nta muntu n'umwe udafite amahirwe yo kumva imvugo y'Imana. Aravuze ngo ushobora kutabyitaho, ntiwite kuri iryo jwi rihora rikubwira ngo ariko urimo urakora nabi. Haleluya. Icyo ukora icyo ni ubusambanyi, icyo ukora icyo ni ubusinzi, icyo ukora icyo ni ubugome, icyo ukora icyo ni ubujura. Naho utabyitaho, ariko iryo jwi rivugana nawe. Haleluya. Bene data munkurikiranye, haleluya, iri ni ijwi ryo kwitondera, kuko ni naryo jwi Bibiliya ivuga ko Imana izaheraho icira urubanza umwana w'umuntu. Iri jwi rya mbere ntabwo rirekera aho ngaho. Imana ishobora kuvugana nawe mu cyiciro cya kabiri. Mwibuke ko umugambi w'Imana kuri wa murongo wa 8 hatubwiye ngo ni ukugira ngo ikubuze kurimburwa n'inkota no kujya muri rwa rwobo. Nicyo gituma Imana ivugana nawe ikakubwira usindutse, ikakubwira iti ariko icyo ukora ntigikwiriye. Ikakubwira uvuye kwa maraya, iti ariko icyo ukora ntigikwiriye. Ikakubwira umaze gukora akazi kawe ugashizemo ibitari ukuri, ikakubwira iti icyo ukora ntigikwiriye. Nubwo hari andi majwi menshi akwereka ko ibyo wakoze n'abandi babikora, ariko ntabwo Imana iba yabuze kukubwira. Umugambi rero w'Imana izi ko igihe cyose uzaba utumvise iri jwi ngo rigutabare, rikubuze kujya muri rwa rwobo, niyo maherezo. Rikubuze inkota y'igihano, niyo maherezo. Ukwiriye kumva iryo jwi, kuko ni ijwi ry'ingenzi ku buzima bwawe. Ni ijwi ry'umukunzi wawe, ni ijwi ry'usobanukiwe mu mwaka utaha ikizakubaho, ni ijwi ryuzuza ubuzima bwawe itangira ryabwo akamenya n'iherezo ryabwo. Kandi ni ijwi ry'umucamanza utabeshye kandi utabeshywa.
rero iri ni ijwi ryo kwitondera kugira ngo rikubuze kurimbuka. Ijwi rya kabiri Imana ivuganiramo natwe ni ijwi ry'umuhanuzi. Haleluya. Ijwi ry'umuhanuzi igihe kijya kigera Imana ikongera ikavuga inshuro ya kabiri ikoresheje umuhanuzi. Ntabwo ashobora kuba umuntu gusa, Imana ishobora gukoresha umuhanuzi cyangwa igakoresha n'ikindi kintu kikwibutsa ibyo Imana imaze igihe ivugana nawe. Ashobora kuba umuntu nk'uko nguko ndimo kuvuga, ashobora kuba undi, ariko bishobora kuba n'ikindi kintu kitari umuntu ariko kigamije kukwibutsa ibyo Imana yavuganye nawe. Icyo cyiciro cya kabiri kikwibutsa, gikangurira umutima wawe kukwibutsa ibyo urimo gukora ko bizagushyira ahantu habi, kukwibutsa ko urimo kugomera Imana umuremyi wawe, kukwibutsa ko icyo urimo gukora atari icyo umwana w'umuntu yaremewe, kukwibutsa ko uri munsi y'ubutware bw'incakura kandi uri munsi y'ubutware bw'umwami mubi ari we Satani, kandi ibyo ukora ko bitazaguhira. Imana ikora uko ishoboye ikagutuma iyo ntumwa. Nk'uko maze kubivuga, yaba umuntu ariko byaba n'ibindi bintu bitari umuntu. Haleluya. Yesu yavuganye na Petero aramubwira ati, mu masaha makeya nutaba amaso, nutitegura igihe tugiye kwinjiramo, haburaga amasaha atari menshi Yesu Kristo agafatwa akajyanwa kubambwa ku musaraba i Golgota, niko kurangiza mishoni kwe. Asaba abigishwa be kuba maso, ariko avugana na Petero nk'umugabo yateguraga kuzasigira inshingano zikomeye. Ababwira ijambo ryo kuba maso. Aramubwira ati, Petero, Satani aragusabye ngo akugosore. Ukwiriye kuba maso, ukwiriye gutega amatwi iri jwi ndimo kukuvugishirizamo. Haleluya. Ukwiriye gusobanukirwa igihe tugiye kwinjiramo ko kidasanzwe. Petero ntabwo yasobanukiwe iryo jwi ry'ibanze ngo aryumve, asobanukirwe mu mutima w'Imana irimo kuvugana nawe, ahubwo yakoresheje ububasha bwa kamere, amwereka ko ari inararibonye kwifata mu bihe bibi. Yesu aramubwira ati, mu kanya kari buze kuza, inkoko itarabika gatatu, inkoko itarabika rimwe urabuyihakanye gatatu. Ntekereza ko ibyo bintu Petero atigeze abiha agaciro, ntiyabyitayeho. Nyuma y'amasaha makeya, mwese abakristo musobanukiwe icyabaye. Petero yihakanye Yesu inshuro 3, inkoko ibona kubika. Haleluya. Niki kibukije Petero ko hari ijwi yari yumvise? Inkoko. Petero yumvise ijwi ry'isake, yibuka ko iryo jwi ryari ryigeze kuvugana nawe, kuba maso no kwirinda ibihe agiye kwinjiramo. Biratubwira ngo yumvise ijwi ry'inkoko, yirukanka vuba ajya kurira no gutangira kwicuza cyangwa kwihana icyaha cye. Haleluya. Haleluya. Ukwiriye kumenya ijwi uvugana naryo, ukwiriye kumenya imbuzi Imana yohereje ku buzima bwawe ngo ikurinde kumanuka muri rwa rwobo kandi kurinde inkota irimbura. Mu yandi magambo, Imana ntishaka ko winjira mu gihano, Imana ntishaka ko winjira mu ngaruka z'ibyo ukora, Imana ntishaka ko winjira mu kaga k'incakura. Iravuga rimwe kabiri. Haleluya. Ndetse Imana igivuga inshuro ya gatatu, tuzakomeza turebe uburyo Imana ivuga ku nshuro ya gatatu. Ariko ubu buryo bwa kabiri
kigamije muracyumvise. Petero yumva ijwi ry'icyiciro cya kabiri aribwiwe n'inkoko y'isake. Hano mu gihugu cyacu cy'abaturanyi bagira terime mu rurimi rw'Urugande ivuga ngo tomburira, nze tomburira. Ni akajambo gakunda gukoreshwa mu rubyiruko gasobanuye mu Kinyarwanda ngo ntumbwire, tonyumiza, tomburira. Sinshaka kubwirwa, wimbwira, ntumbwire. Ako gaterime karakora cyane mu baturanyi bacu hano Uganda. Ariko kubera icyo utabwirwa, wowe utabwirwa urabishakira iki kutabwirwa? Haleluya. Wowe utigishwa urashakira iki kutigishwa? Petero inkoko y'isake iramubwiye kandi arabyumvise, iramutabaye urwobo yari arimo kujyamo, agaruwe n'ijwi ry'isake. Kuki wowe utabwirwa? Kuki utabwirwa n'ibigukikije ngo ubyumvemo ijwi ry'Imana? Kuki utabwirwa n'ibyaraye bikubayeho ngo ubyumvemo ijwi ry'Imana? Kuki utabwirwa n'umuhanuzi waguhanuriye ngo ubyumvemo ijwi ry'Imana? Kuki utabwirwa? Mwene data, niba udashaka kubwirwa uzamanuka kandi ntawe uzagutangira. Ntabwo uzahunga inkota y'abatarabwiwe, ntabwo uzahunga igihano cy'abatarabwiwe cyangwa cy'ababwiwe ntibumve. Rero ndabakangurira kumva iri jwi, kuritandukanya n'andi majwi. Hari ijwi rikubwira ngo rya, nywa, ambara, ruhuka. Nta kindi kizakurikira ibi ngibi, ariko sibyo. Ukwiriye kumva ijwi rikubwira iby'Imana ishaka ku buzima bwawe. Witega amatwi kwifuza k'umubiri cyane, witega amatwi iterambere n'aho ibihe bigeze, ahubwo tega amatwi ijwi rizarinda ubugingo bwawe kumanuka mu gihano cy'abatarumvise, cy'abatarabwiwe ngo bumve, cy'abataritondeye icyo Imana yabaremeye. Haleluya. Petero arabwirwa n'inkoko. Inkoko iramufasha kubyumva, imugaruye mu murongo. Ariko si Petero gusa, dusoma iby'umugabo bita Balamu. Balamu yabwiwe n'indogobe. Mu gitabo cyo kubara umugabo bita Balamu, haleluya, hari ijwi yumva guturuka mu ndogobe ye. Indogobe iramubuza kujya mu migambi yagambiriye ubwo yavaga mu gihugu cy'iwabo ajya kuva mu bwoko bwa Isiraheli. Ninde uvugana nawe? Indogobe iravugana nawe. Haleluya. Iramubuza kwinjira mu mugambi mubi, iramubuza kujya gukora icyo Imana idashaka. Iramutangiriye. Balamu yateguye, Balamu yahawe ibiguzi, Balamu yakorewe byose bajya kuvuma abantu adafite icyo avumira. Ariko Balamu nubwo atitaye ku ijwi ryatangiye kuvugana nawe, ndatekereza ko Imana yavuganye nawe. Kuki ujya kuvuma buriya bwoko? Balamu igisubizo rero bango nahawe ibiguzi. Haleluya. Kugeza ubwo ijwi ryo mu mutima maze kurinanira, Imana ikoresha indogobe agendaho. Balamu arumva ijwi ry'indogobe ntarengaho ngaho. Aya majwi abiri Imana yavugana natwe ngo iturinde kwinjira mu gihano, iturinde kuzavugana natwe ijwi rya gatatu. Bene data, sinakwifuriza ko Imana izavugana nawe mu cyiciro cya gatatu, kuko iri jwi ry'icyiciro cya gatatu ni ijwi ry'Imana ariko ribi ku bantu, ribi kuri abo bantu. Iryo jwi ibyanditswe bitubwira ko Imana irikoresha nk'inkoni
cyangwa umunyafu. Isiraheli yabonye uko kuvuga kw'Imana ku gihe cy'umwami Nebukadineza. Imana ivugana na Isiraheli kugira ngo igarure imitima yabo ibinyujije mu cyo Bibiliya yise umuyaga. Ntabwo rero ukwiriye kuzumva ijwi ry'Imana ari uko ugeze ku cyiciro cyo guhanwa cyangwa cy'inkoni, ngo noneho wumve ijwi ry'Imana ari uko wamaze kwinjira mu gihano cyangwa mu munyafu w'Imana. Haleluya. Ndi umupentekoste umaze iminsi mu itorero, kuko nagiye mu itorero rya Pentekote mu myaka yanjye 7 y'amavuko. Ndikuriramo, nize Sunday school, nabatijwe mfite imyaka 12 mu mazi menshi, nashunge n'abashumba buzuye umwuka wera kandi bakorera mu mpano z'uburyo butandukanye. Ikindi, mu gihe ninjiraga mu ivugabutumwa nahuye n'abantu benshi batandukanye, noneho nkomeza kwitegereza ko nta muntu n'umwe ujya kwinjira mu bihe by'umunyafu w'Imana cyangwa ujya kwinjira mu bihe byo guhuhwa n'umuyaga w'Imana atarabanje kumva aya majwi abiri akayananira. Urumva imyaka yose maze mu itorero nk'uko mbibabwiye, ntabwo mvuga ibintu kuko mbisoma, ariko bimwe ni n'ubuzima. Natanga urugero nk'ubwirane runaka, igihe iki n'iki Imana yavuganye nawe ntiyabyitaho, igihe iki n'iki Imana yamutumyeho umuhanuzi ntiyabyitaho, nyuma yaho bimugendekera gutya na gutya. Nawe ufite ingero, cyangwa niba utazifite ndabikubwiye, ntuzategereze kumva Imana ari uko ivugana nawe ijwi rya gatatu. Tega amatwi wumve, emera kwigishwa. Niko Yesu yabwiye ari Yerusalemu ngo emera kwigishwa, yewe Yerusalemu we, emera kwigishwa kugira ngo umutima w'Imana utakwikuburaho. Emera kwigishwa wa mugabo we, emera kwigishwa wa mugore we. Aho uri hose, mu bihugu hose, uzumva ubu butumwa Imana iguhaye uyu munsi, umutima wawe nuhindukire wemere kwigishwa. Wumvira Imana ku ijwi rya mbere cyangwa irya kabiri, witegereze ijwi rya gatatu. Nzarivugaho, ntabwo ari ijwi ryiza, sinari kwifuriza. Emera kwigishwa, Imana ikurinde kumanuka ujya muri rwa rwobo. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Tugana ku musozo w'ubu butumwa, ndagira ngo mubwire ngo hari amajwi menshi cyane avugana n'umwana w'umuntu. Aya majwi ni menshi pe. Hari amajwi y'inshuti zawe, abajyanama bawe, hari n'andi majwi y'abadayimoni akubwira ibitandukanye n'ubushake bw'Imana. Abadamu benshi bavuye mu mago yabo kubera ko bagiriwe inama n'abandi badamu, ugasenya urugo, ejo ukabyicuza. Abagabo benshi nabo nuko. Abandi bize kunywa ibiyobyabwenge kuko babyigishijwe n'inshuti zabo. Abandi batangiye umwuga w'uburaya kubw'amajwi bumvise cyangwa se ijwi bumvise. Abandi bagiye kwiga kuraguza, bagiye mu bupfumu, bagiye gushakira amafaranga mu nzira mbi. Abandi bisha abantu kuko babyigishijwe. Nta muntu n'umwe ushobora kwibwiriza kugira ikintu yinjiramo atabifashijwemo n'ijwi yateze amatwi. Ndagira ngo rero mubwire ngo muri ayo majwi menshi urimo kumva hari ijwi ry'umukunzi wawe, hari ijwi ryaguhesha amahoro, hari ijwi ryakuzanira ubuzima bwawe kuzasoza neza.
ndagira ngo rero mu mbaraga z'ijambo ry'Imana musabe ko wagira igihe gito cyo gukinga amatwi yumva ayo majwi ya Satani anyuze mu nshuti, anyuze mu bibazo urimo gucamo, anyuze mu bigeragezo, hanyuma ukenere kumva ijwi ry'umukunzi wawe, ijwi ry'umuremyi wawe, ijwi ry'uwakushyizeho nawe avugane nawe. Bizagufasha. Haleluya. Bizagufasha. Tandukana n'amajwi ya Satani, tandukana n'amajwi y'inshuti mbi. Banza urebe ukuganiriza arakujyana he, banza urebe iherezo ry'ibyo urimo kwinjiramo, banza urebe utekereze hirya y'ejo umaze guha agaciro ayo majwi, hirya y'ejo uzabona umusaruro ki. Niwumva ijwi ry'Imana uraza kuguma mu rugo rwawe ubuzima bworoshye. Niwumva ijwi ry'Imana uraza kubona igisubizo cyayo marira umaze igihurire. Imana ibifitiye igisubizo. Niwumva ijwi ry'Imana uraza kumva uburyo wava muri izo nzira utagiye kuraguza. Wikiyahuza ibiyobyabwenge kuko amajwi yakubanye menshi akubwira ngo ibyawe birarangiye. Uracyafite ubuzima, uracyariho, hari andi mahirwe akiguteganyirijwe, ariko ari mu kumva ijwi ry'Imana, ari mu kanwa k'Imana. Ndagira mufatane umwanya nawe wo gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Dusengane nkuko nabibabwiye. Mpuye n'abantu benshi bumvise amajwi atandukanye ariko abaganisha muri rwa rwobo, ariko mu nzira zo gusenga, mu nzira zo gutega amatwi Imana, mu nzira zo kumvira Imana, mu nzira zo kurekurira Imana ibyawe, harimo igisubizo. Mwene data unyumva, harimo igisubizo. Rekurira Imana ibyawe, rekurira Imana ibyawe. Ayo majwi yacecekeshe, yakingeho, hagarara gato kubikurikirana, hagarika izo nama igihe gitoya ugirwa n'abantu zidashingiye ku Imana yakuremeye, zidashingiye ku kubaha Imana. Fata kandi kanya ko kumva irindi jwi rikeneye kuvugana nawe, ry'umuremyi wawe, ry'umukunzi wawe, ry'ufite ubugingo mu biganza bye. Ubugingo bwawe bufite mu biganza, ubugingo bwawe bufite mu biganza bye. Mutega amatwi uraza kubona igisubizo. Wowe rero nyumva, reka dufatane uyu mwanya wo gusenga. Garuka, tega amatwi ijwi ry'Imana, rikure mu majwi menshi, rizagufasha. Mwami wanjye Yesu, nsenganye n'uyu mugabo unyumvise, nsenganye n'uyu mugore unyumvise, nsenganye n'uyu muntu ijwi ribakubwira ngo nagenda yiyahure, hari andi mahirwe ukimufitiye. Tubonye abantu benshi bayobowe n'amajwi y'abadayimoni abaganisha mu rupfu, ariko suko wacecetse, hari icyo kibateganyirije, hari icyo wababwira, kuko urabarinda kujya muri rwa rwobo. Ndasaba ijwi ryawe ngo ryumvikane. Ndasaba ngo ugarure uyu mugabo, ndasaba ngo ugarure uyu mugore, ndasaba ngo ugarure urubyiruko. Ndagusabye Mwami Yesu, vugana n'uyu mwana w'umukobwa urararira utazi uko bizagenda. Mutabare, muvaneyo, mureme, ongera uvugane nawe. Mu ijwi ryawe harimo inzira, mu ijwi ryawe harimo igisubizo, mu ijwi ryawe harimo ubushobozi. Aho umwana w'umuntu ananiriwe, Mana ijwi ryawe rirahashoboye. Ndasenze mu izina rya Yesu ngo ubutware bw'ijambo ryawe bufate mu mitima y'abanyumvise, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.